Afilme kaje tugahera ahangaha dutangiranye n'umukozi wo mu rugo yarakuze gufatira fone ya nyirabuja akuramo urufunguzo yihuse atangira kujya kurira mu mazina ngo ahamagare umugabo we my husband. Murabibona namwe yarayihamagaye irambika kandi uyu mugore yari kumwe n'undi mugabo asa nkaho ari guca inyuma umugabo we. Nuko muri ako kanya yaramuhamagaye, mu kumuhamagara umugabo ari mu nzira atwaye imodoka ahita ahera ko aritaba aratangira alo sheri, alo my sweetheart. Nuko mu kumuhamagara undi yari ari kumwe n'undi mugabo ntabwo yabimenye atalo. Nuko atukomeza ahamagara, mu kumuhamagara ariko abo baranga basinziriye ntabwo bari kumenya ibiri kujya mbere. Umukozi wari uraha yaravuze ati bosi wanjye reka mutabare. Nuko umugabo wari uravuga ati siko batari kuvuga, akomeza avuga talo ariko ntawe uri kuvuga. Umukozi w'umugabo avuga ati uyu mugore yarahambire ko azajyana dokima za bosi, reka nze nzimuhishe, dokima z'ibyangombwa by'inzu n'imitungo yose. Nuko umugabo akomeza avuga ariko nta muntu ari kumva ari kuvuga. Nuko umukozi wo mu rugo yaravuze ati izi dokima reka nzibike nawe nuzishaka uze kuzibura. Nuko umukozi wo mu rugo yaravuze ati reka njye kuzihisha nze kureba aho azikura. Nuko umukozi wo mu rugo yari agiye gutabara bosi we. Nuko bosi ari mu nzira akomeza ahamagara atalo ko mutari kumvugisha. Gafilme gatangiye gakomeza, umukozi wo mu rugo yarakugarukiye aza gake gake yububa yunamirije asa nkaho yahamagaye bosi kandi muri ako kanya. Nuko muri ako kanya umukozi wo mu rugo yagufatiye amazi araza atangira gutera nyirabuja. Aka ni agasuzuguro. Umukozi wo mu rugo yatangiye gutera nyirabuja amazi mu maso kugira ngo amukangure nawe undebere kwiyenza. Nyirabuja yahagurutse n'umujinya mwinshi, urabona ko yari yageretse akaguru ku kandi yageretse kuri uriya mugabo. Nuko ako kanya yatangiye gutuka uyu mukozi, ariko wa mukozi we uba uri muzima. Uyu usanga abantu biryamiye nta n'isoni ukanabakangura, ubu nta soni ugira utukunira amazi niryamiye na sheri wanjye. Nuko umukozi yaravuze ati mumbabarire ntabwo nabishakaga kandi yabikoze ku bushake kugira ngo bosi wo muri uru rugo aze kumva intonganya yenda yaza. Nuko umugabo wari uraha yahise abyuka atangira kwambara. Nuko uyu mugore akomeza atuka uyu mukozi, ariko ubundi ubona wuzuye mu bwonko bwawe wa mukozi we, ubundi nkayo ni uruwa hehe. Nuko umukozi akomeza abwira nabi uyu mukobwa, ariko bosi ahari arimo arabyumva kuri telefoni. Wibuke umukozi wo mu rugo yabanje guhamagara bosi. Nuko uyu mugore aramubwira ati weho nta nubwo uzi akazi, nta nubwo uzi icyakuzanye muri aka kanya, nshobora no guhita mwirukana. Umubosi akomeza kubyumva, agejeje aho bimwanga mu nda ahagarika imodoka. Aravuga ati ibi ni ibiki se bahu, tireka ngomeze mbyumve nadakora n'impanuka ntwaye. Nuko uyu mugore aramubwira ati njyewe mva nkubwize ukuri wa mukobwa we, ntabwo ari we wakoze aha kandi si nawe wa nyuma, ngomba guhita mwirukana nkashaka undi byihutirwa. Umukobwa aramubwira ati mabuja mbabarira, urabizi nta handi nakura akazi uramutse unyirukanye. Ati mfa nkubwira ati uyu ni boyfriend wanjye, ubyumva ubyiteho kandi ugomba kutabibwira umugabo yuko hari umuntu wageze ahangaha. Umukobwa aramubwira ati ngenda gusezeranya ko natabikuvuga, ntabwo nabivuga bamutayemo urushyi. Umubosi uraha wibuke yahagaze kugira ngo yumve ibiba biri kubera iwe mu rugo. Undebere. Umukozi uraha yarakomeje arahohoterwa, ariko uyu mugore aramubwira ati sheri ngwino turebe za dokima maze ubundi nziguhereze turebe ko twahinduranya biriya byangombwa, iyi mitungo ikwandikweho. Nuko umugore mu kurebamo hano hasi yabaye nk'utunguwe, ariko ushaka dokima ariko avuga ati ntabwo ndi kuzibona. Wa mugabo w'inshoreke yaraje ati reka nze ngufashe, wasanga utari kureba neza. Umugore nuko yataye umutwe akomeza avuga ati dokima ziri ko nari nazishyize aha. Abakurubanye wa mukozi we aramubwira ati ugomba kunyereka ahantu dokima ziri z'ibyangombwa y'iyi mitungo turimo cyangwa se ibyangombwa by'iyi nzu ko nari nabyishyiriye ahangaha. Ninde wabihakuye? Ese ndimo ndabwira igipfamatwi, ndakubwiye ngo mbwira ahantu dokima ziri. Undebera umukobwa uri ahangaha. Umugore uraha yatangiye abwira n'umukozi. Umukozi aramubwira ati ariko ibyangombwa byanyu ntabwo nzi aho biri. Nuko iyi nshoreke y'uyu mugore ibiraje ati ugomba kuvuga neza ku bibi n'ubyiza aho ibyangombwa biri. Umugabo uraha mu modoka arimo arabyumva yuko bari gushaka ibyangombwa bye, ibyangombwa yavunikiye. Undebere. Nuko uyu mugore akomeje abwira uyu mukozi ati nutambwira nonaha ati urabasha kuba wapfa. N'iyi nshoreke y'uyu mugore ikomeza itera ubwoba uyu mukobwa. Ati ugomba kuvuga ku bibi n'ubwiza ukavuga ahantu ibyangombwa byagiye. Ati ibyangombwa njye nabyishyiriyemo ahangaha mu kabati, ariko sinzi ahantu ibyangombwa byaba bigiye muri aka kanya.
ati ninde muntu waba yinjiyemo ahanga bijyane tugende utwereka ahantu ibyangombwa biri. Umukozi arambwira ati mumbabarire njye ntago nzi ahantu ibyo byangombwa byanyu biri, murabizi njye mba ndi umutetsi nibereye mu gikoni ntago nzi ibyangombwa aho biri. Inshoreke y'uyu mugore isi ifata ku ngufu uyu mukobwa ati tugende mu gikoni utwereka aho ibyangombwa biri. Nuko nyirabuja nawe arakurikira n'urusaku rwinshi. Uyu mugabo nawe mu kubyumva yahise avuga ati reka ngate imodoka ngende mu rugo ndumva byakomeye undebera ingo z'uyu munsi. Nuko uyu mugore yataye umutwe n'iyi nshoreke ye. Wibuke ngo iyi nshoreke yari izi gutwara ibyangombwa kugira ngo igende ibihinduze iyi mitungo bayitsindire. Nuko uyu mugabo avuga ati njye mfite gahunda yo kugira ngo duhinduze ibyangombwa uriya mugabo duhite tumwica. Umugabo uravuga ati none se ibyangombwa bigiye he? Niba wabyishyira hariya mu kabati nta wundi muntu wigeze winjira, ubwo ibyangombwa rero mugerageze mubishake. Umugabo nawe yaje yirukanka atarwambaye kuko yumvaga iwe mu rugo ruri guca iwaka. Nuko yaje yirukanka mu kugera aha ngaha ariko ntabwo yahise yinjira. Nuko uyu mugore uri mu nzu yakomeje avuga ati none se ibyangombwa by'iyi nzu byose n'imitungo dufite yose ibaruye kuri uriya mugabo nanjye. Ubwo rero navugaga ko uriya mugabo twamwica tugahita tubihindura ibyangombwa bikakwandikwaho noneho cyangwa se bikangarukaho ariko nkaba mfite uburenganzira. Nuko uyu mucoreke yaravuze ati kuba ibyangombwa birihera atari kwihangane gato nze dukomeze tubishakishe turabibona. Nuko inshoreke yafashe amafaranga yarara ati amafaranga ntacyo amaze. Umugore atari ko se reka nze ndebe. Umugore mu kureba telefoni yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, yararebye abona bahamagaye umugabo we. Yaravuze ati my husband wanjye ninde umuhamagaye? Ati buriya n'uriya mukozi. Iyi nshoreke yikomye mu gahanga ati ibintu byacu birapfuye, ati sosi yacu yituyemo inshishi. Ndebera nawe kandi wibuke gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ubone utufilime twiza dusobanutse tw'urukundo. Ndebera ingo z'iyi minsi mwabana mu ibintu ntabwo byoroshye. Iyi nshoreke yaramubwiye ati uyu mugabo agomba gupfa ku bubi n'ubwiza, imitungo tukayisigarana ubundi tugasigara twiyumvira umunyenga w'urukundo. Nuko muri ako kanya umugabo yarinjiye. Mu kwinjira iyi nshoreke yahise itangira yigira umukanishi, itangira kubita ku ntebe kugira ngo bajijishe uyu mugabo. Nuko uyu mugabo avuze ati ese uyu muntu uri hano arimo arakora iki? Umugabo aramubwira ati uyu nguyu yaje gusukura izi ntebe no gukora iriya vandarateri ifite ikibazo. Ati niyo vandarateri tuyibuke niyo vandarateri ifite ikibazo. Nuko umugore yakomeje amwenyurira umugabo kandi nta mugore umurimo, twamubonye ibyo ashaka gukorera uyu mugabo we. N'uyu mugabo yari yabyumvise ariko nk'umunyabwenge yanga guhita abivuga ngo abishyire hanze ngo yiteze abantu. Nuko umugabo yaramubwira ati sheri ati ndaje, ati ngiye guhindura imyenda ndaje tuganire. Nuko umugabo yagiye kandi mu by'ukuri umugabo yabimenye ariko yanze guhita ashyira hejuru ijwi cyangwa se ngo avuge. Mugore yabonye umugabo arenga. Nuko araza abwira inshoreke ati ngwino nkubwire rero ibyo tugiye gukora noneho. Muri aka kanya urabona umugabo araje ati kandi ibyo twapanze byose ntago yigeze abyumva. Ibyangombwa niyo byaba bihari cyangwa bidahari ariko yanapfuye iyi mitungo nyifiteho uburenganzira. Nuko umugabo aramubwira ati mbwira shuwa twakora vuba na vuba. Umugore akomeza abitekereza. Nuko umugabo uriya nawe yari yabuze amahoro akubita hirya hino ati none se tumwicisha uyu musego? Umugabo ati tigwino mwereka ati iki kibora wakimukubita mu mutwe agahita yuma. Ati iki ngiki se cyabikorara? Ati na wakubitaho inyuma mu kantu umweme k'inyuma agahita apfa. Nuko muri ako kanya umugabo aragaruka. Mu kugaruka asanga barimo baritonganya, yari yahamagaye polisi. Ako kanya polisi nayo ibirinjiye. Umugabo aravuga ati nabo ngabo bamfatire abagambanyi abagizi ba nabi. Nuko ako kanya polisi itangira ivuga ati wa mugabo w'ingwino tugende kuri polisi sitasiyo ujye kwisobanura ku bugambanyi ugambanira umugabo mugenzi wawe ushaka imitungo wowe. Tugende kuri sitasiyo ya polisi ujye gutangira ubisobanure ibyo wari ushatse gukorera uyu mugabo. Undebera agafilime kari ukuntu gatangiye kanakomeza. Mwibutse gukora subscribe, ukora like na comment na share. Nuko umugore uri aha yaratunguwe, ntabwo yari azi ko umugabo yabimenye yuko bari kumuca inyuma cyangwa se afite gahunda yo kumwica. Iyi mitungo yose bakayisigarana. Umugore yabuze icyo avuga. Uyu mugore w'inshoreke yasigara avuga ati mwambabariye rwose ko ibi bintu natigeze mbijyamo ari uyu mugore wanshutse. Nuko uyu mugabo aravuga ati nagushatse igihe nzi ko dukundana ariko sinari nzi ko uri umugome bigeze aha ngaha. Nuko uyu mugabo nyir'urugo aravuze ati wowe ugomba kugenda kuri sitasiyo ya polisi ugahanirwa ibintu byose, gushaka kunyica, gushaka kujyana imitungo yanjye mu buryo butubahirije amategeko. Ibyo byose mugomba kubiryozwa kuko aka kanya ntago wowe mugore wanjye nyigufata nk'umugore wanjye, ugomba kugenda ukaryozwa ibyo ushatse kunkorera. Nuko muri ako kanya bahamagaye wa mukozi wo muri uru rugo. Ati uyu mukozi niwe ubashije kuba yanabara, niwe wahamagaye agira ngo akunyereke igihe twari tumaranye cyose ntago nari nkuzi, wari waranyihishemo, wari warabaye
nka rya vu rihoze ngo ryotse inzu. Igihe cyose nahoraga njya mu kazi ariko simenye ko mfiteho meeting yo kunyica. Umugabo uraha umwinjira nawe yakomeje asaba imbabazi polisi, ariko bikaba ari iby'ubusa. Nuko uyu mugabo yaravuze ati aba bantu nta kindi wabakorera uretse kubajyana kuri sitasiyo bagahanishwa n'amategeko ibyo bashatse gukora. Umugabo w'inshoreke yari yinjiyemo yakomeje asaba imbabazi polisi, ariko polisi ntiyamwumva. Nuko uyu mukozi yasohoye nyirabuja hanze ati sohoka uri umugambanyi, urashaka kwica bosi, urabona nazajya amembwa nande? Uyu mugabo yaravuze ati niba bajyane bajye kubakanira urubakwiye, nkubwira ngo ingo z'iyi minsi ntago zoroshe, uretse gusenga byonyine nta kindi kintu wabasha kuba wakora. Uyu mugabo yasigaye aha yabuze amahoro, yabuze ukuntu yifata. Uyu mukozi nawe yaraje, nuko boss atangira amuga ati umva nkubwire mukozi wanjye, urakoze cyane, urakoze kundebera, uriya mugore wanjye ari kuzanyica akajyana iyi mitungo. Ati mva nkubwize ukuri, ngiye nshobora kuzaguhemba cyangwa se nkaguha ikintu utazigera wibagirwa mu buzima bwawe, kubera yuko ukijije ubuzima bwanjye. Nuko umukozi yaramubwira ati njyewe nta kibazo, uri bosi wanjye kandi sinifuza ko wagira ikibazo. Ndebera umugabo yaravuze ati namwe mwashatse ibi bibabera isomo, ati kubera ko umugore wawe wizera niwe mwanzi wawe, nugira ujya ucogora cyangwa se nkubwira ngo agafilime kacu ntakagarukiye.